uyu mugabo nyine twarashakanye 2012 tumaze gushakana twari tubyaranye 5 ni umucungagereza hano nyine kuri iyi gereza ya Mageragere yabayeho ngewe nzi ngo ari mu kazi nonaha mu saa 5 nibwo ngiye kumva numva ngo yagiye gusezerana n'undi mugore nibwo rero nafashe moto ndaza mpageze nsanga koko nibyo. Yes, reka nkwifurize ibihe byiza, nkwifurize igitondo cyiza, nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye muri kino gitondo. Nizere ko gahunda zawe ibyo uri gukora byose kuri uyu munsi zikomeje kugenda neza nk'uko ubyifuza. Nk'ibisanzwe rero turi cano igutegurira amakuru menshi kayakugezaho umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi rero wa 23 kwezi n'ukwa 8 kwezi n'ukwa 9 umwaka 2020. Kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru hari amakuru ari kuvugwa tugiye kuzinduka turebera hamwe n'ubundi turebe uko byifashe. Mu minsi yashize yakugejejeho inkuru y'uyu mugore nguyu watangiye kubana no mu mafoto. Uyu mugore waje kuba ajya mu murenge bajya bamaze no kumwumva muri record asobanura uburyo ki n'ubundi byagenze, uburyo ki ngo yabyaranye n'umugabo bakaba barashakanye ariko bakaba yatunguwe no kwisanga n'ubundi mu murenge. Uyu mugore rero nava ngo hari amakuru ari kuvugwa, twari twagerageje gukora iyo nkuru bivuga yuko rero ngo uyu mugore yajyanye uyu mwana mu murenge, umwana mubona amushyiriye umugabo we, umugabo witwa Dusengimana Vincent mumushyiriye n'ubundi mu murenge. Umugabo we ngo yaragiye gusezerana n'undi mugore. Uyu mugore rero yasobanuraga yuko icyo gihe yavugaga yuko ngo basezeranye bakoze isezerano mu mwaka wa 2013 ndetse ngo basezerana nyine mu murenge ngo ntago yumvisha uburyo ki yajya umugabo we yajya gukora ubukwe bari basanzwe barakoranye ubukwe. Hari icyo rero nava ngo inzego zibishinzwe no mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango niyo bitamije Prof yaje kuba itangaza ivuga rero kuri iki kibazo cy'uyu mugore. Abantu benshi bari bamaze iminsi bibaza isemije Prof irabizi ese byagenze bite, ese amakuru menshi aragenda agacicikana. Rero yatangaje ko uyu mugore witwa Manishimwe Marie Grace washatse guhagarika ubukwe bw'umucungagereza witwa Dusengimana Vincent avuga ko ari umugabo we yabeshyaga. Ntago yari amakuru y'ukuri, byatangazaga ngo byari ikinyoma. Yabeshyaga avuga yuko ngo babyaranye abana, ngo babyaranye imbyaro 5 ngo ariko ngo babyarana abana 2 ngo bagiye mu murenge ngo barasezeranye. Ibyo byose rero ngo yarabeshyaga ngo ahubwo ngo icyo bakoranye no kuba babyaranye abana 2 ariko ibyo gusezerana byo ntago ari byo. Nakwitse ko rero tariki ya 18 Nzeri nibwo uyu muryango n'ubundi rw'uyu muryango wagiye gusezerana, wari wagiye gusezerana ariko gato wagiye gusezerana ku itariki 17 Nzeri mu murenge wa Mageragere mu mujyi wa Kigali. Umugore rero yavugaga ko yashakanye na Dusengimana Vincent ukora muri gereza cyangwa se kurara kuri gereza ya Mageragere muri 2012 ngo basezerana mu murenge wa Bumbogo mu mwaka wa 2013 ndetse ngo bararabyaranye. Uyu mugore yavuze ko Dusengimana yaherukaga mu rugo mu mudugudu wa Gisasa n'akagari Kangara ni mu murenge wa Gasabo mu karere muri Gashyantare muri Gashyantare muri 2020 ngo nibwo yaherukaga ngo yaje nakubwirwa ko umugabo we n'ubundi ngo bamushyize mu kato ngo kubera icyorezo cya coronavirus. Uyu mugore ngira ngo yarabisobanura bivuga byose avuga ati mugabo wanjye barambwiraga ati bamushyize mu kato kubera icyorezo cya coronavirus, ubu ngubu ni habari nibyo barimo buri gihe, niyo mpamvu muranange ntegereje nzi neza yuko azagaruka. Gusa ibi byose nyine yatangazaga ngo umugabo we ngo yaramutaye ndetse ngo umugabo we ngo nyine akamubeshya ngo yagiye ngo agari mu kato kwa coronavirus guhera mu kwezi kwa 2 ngo kugeza amagingo yangaya ngo nyamara ngo yarishakiye umugore ngo yaje kugira amakenga ngo ubwo rero ngo yabyaraga umwana ngo Dusengimana Vincent rero ngo ntagiye kumwita izina ngo icyo gihe rero ngo akajya kumureba kuri gereza ngo asobanura ko ngo bamugaruye kuri bariyeri, avuga ati bangaruye kuri bariyeri ariko arambwira yuko azataha ku munsi. Rero Dusengimana yari yagiye gusezeraniraho n'abantu mu masaha 5 Manishimwe yabwiwe ku mugabo we n'ubundi agiye gusezerana ngo undi ahita atira imyenda ngo ajya kumuhagarika. Yageze rero umurenge nibwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere yaje kuba n'ubundi amusaba ko yajya kuzana ibyangombwa byemeza ko yasezeranye na Dusengimana rero ngo yageze ku biro by'umurenge ngo uyu mugore ngo yageze ku biro by'umurenge wa Bumbogo, umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu rutonde rw'abasezeranye. Icyo gihe bakoze ngira ngo icyo bitije ni kugereranya kureba bakabatireka duhere
byibuze muri 2012 tugeze muri 2015 kuko uyu mugore ushobora gusanga atibuka itariki yasezeraniyeho gusa basanga nta hamwe bigize bagaragara. Niko rero gufata umwanzuro umurenge wa Mageragere uramusezeranya n'ubundi. Mije Prof rero niyo yagize ikitangaza ivuga kuri iki kibazo cy'uyu mugore. Iyi minisiteri rero yatangaje ko yakurikiranye ikibazo cy'uyu mugore igasanga n'ubundi barishimwe atanditse mu bitabo by'irangamimerere by'abasezeranye n'ubundi kubana mu mategeko, ngo kandi nawe yaje kwemera ko atasezeranye imbere y'amategeko. Urumva yuko uyu mugore yatangiye avuga yuko ngo yasezeranye imbere y'amategeko, ngo ikibazo cye kiri mu murenge, arabavuga nyine byinshi bitandukanye, gusaza kongera kwivuguruza nyuma avuga yuko atasezeranye umurenge, avuga yuko nyine ari ibinyoma cyangwa se ari ibintu nawe ubwe yashakaga kugira ngo umugabo we n'ubundi adasezerana n'uriya mugore. Mije Prof kandi yakomeje ivuga ko uyu mugore n'ubundi yemera ko yabeshye ubuyobozi bw'umurenge wa Mageragere kugira ngo atambamire isezerano rya Dusengimana kuko bafitanye abana babiri. Mu butumwa rero busoza nakwibutsa yuko Mije Prof yagize iti dufatanyije n'ubuyobozi bw'umurenge wa Bumbogo ari naho atuye twaramuganirije tumumenyesha icyo amategeko ateganya kurengera abana n'ubundi babyaranye n'uriya mugabo barimo magingo yangaya, kuko amategeko n'ubundi ateganya ko agomba guhabwa indezo. Uyu mugore rero mu byo agomba guhabwa agomba kuba harimo n'indezo nk'uko Mije Prof cyangwa se Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yaje kuba igenda ibitangaza. Abana babiri rero Manishimwe Marie Glace yabyaranye na Dusengimana Vesta magingo yangaya banditse mu bitabo by'irangamimerere nk'uko Mije Prof yabitangaje. Gusa niba mubyibuka neza uriya mugabo nawe yasobanuraga avuga ati ngewe uyu mugore rwose arantunguye, ati ngewe abana yanze ko tubandikisha ariko ngewe abana ndemera mbandikishe ariko nemere nkora ubukwe. Uyu mugore rero nibyo ngibyo rero abenshi bakomeje kugenda bibaza ese ko ikibazo twabonye kitarangira neza. Nuko rero kimeze nuko uko gahunda z'icyo kibazo giteye ku bantu mwifuza kumenya uko bihagaze nuko nguko bihagaze. Ngaho nguko rero kora subscribe, ukore share, ukore na comment ku nkuru zacu tugutegura umunsi ku wundi. Iyi ni ya channel ya YouTube Ivan Diaz 250. Twizere yuko mumeze neza aho mudukurikira muherere mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Mukomeza kugenda mugira ibihe byiza muri rusange. Uyu mugabo nyine twarashakanye 2012 tumaze gushakana twari tubyaranye 5. Ni umucungagereza hano nyine kuri iyi gereza ya Mageragere. Yabayeho ngewe nzi ngo ari mu kazi, nonaha mu saa 5 nibwo ngiye kumva numva ngo yagiye gusezerana n'undi mugore. Nibwo rero nafashe moto ndaza, mpageze nsanga koko nibyo. Ngerageje kubwira executive, arangije aravuga ngo nimbanze njye kuzana ngo amatestation arabasezeranya. Nuko byagenze. Hari amazina yawe witwa? Manishimwe Grace. Grace, inkuru y'uko umugabo yasezeranye mbimenye saa 5:15 narindi mu murima ndimo guhinga. Niko gutira rero imyenda ndaza ngo ndebe koko ko ari byo. Mpageze nsanga koko nibyo. None se umugabo yaramaze igihe kingana iki adataha? Yaherukaga gutaha mu kwezi kwa 2. Yajyaga nyandikira message ambwira ngo ari ngo bari mu katongo kuri gereza ngo ntabemera gusohoka. Noneho ejo bundi muri biriya byumweru 3 bishize navuze ntariko reka njye kureba umugabo utaraje no kwita umwana izina. Ndavana reka ngende kureba. Mpageze bangaruriye kuri barriere, arangije arambwira ngo azataha. Uyu munsi rero nahamagaye ngira ngo nohereza amafaranga kuri kode ngo yagereza uko batanga amafaranga bagemuriye umuntu, bahita bambwira ngo umugabo wawe yagiye gusezerana. Numva ntibishoboka. Ndavantereka ntire imyenda nyaruke ngende ndebe koko ko ari byo. Ndangije mpita ntega ndaza nsanga nibyo. Kugeza ubu mwe mufitanye abana bangahe? Tubyaranye 5, dufite abana nyine 2. N'undi umwana umwe umugore yari yarateye inda yaje arantererera. Nukuvuga ngo ufite umwana utari uwawe n'ubundi wo mugabo wareraga? Ubundi mugore. Mwari mukibana? Turabana abana ko ari 3 nyine ndabafite. None se ko mama wanyige kirekire kuki mutigeza musezerana imbere y'amategeko?
twari twarasezeranye 2013 mu murenge wa Bumbogo muri rusange. Mwarasezeranye? Twarasezeranye. Se bishobora bite ko mwarasezeranye akongera gukora amasezerano kandi bitemewe muri leta? Nge nagiye kwa social ni affaire sociale arebye aravuga ngo ndi ingaragu. Nanjye ibyo bintu birancaga uburyo ndi ingaragu, ndi umugore washingiwe byemewe n'amategeko. Hanyuma kuri ngubu icyifuzo cyawe ni iki? Ngewe icyifuzo mfite nuko ngewe ngubu icyifuzo mfite ntabwo ndiyakira neza nyine ngo menye ikintu nakora, ariko ndumva nazashaka ibyangombwa, namara kubishaka nkajya mu zindi nzego zikandenganura kuko twashakanye umutungo. Ibyangombwa uzabibona kandi wumva barebye muri systeme bagasanga utarimo? Mu gitabo se ntibazabibonamo? Wowe ukomeze kwihangana, reka tubaze gitifu twumve ko wenda icyo abivugaho. Nta kibazo. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Ntirishwa Christophe, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mageragere, Akarere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Murakoze cyane. Ndagira ngo ubwo twageraga no twasanze hari amakimbirane hagati y'umuryango wari urimo urasezerana, icyo kibazo mwakimenye uyu munsi cyangwa musanzwe muzi ko bafitanye amakimbirane? Ikibazo twakimenye uyu munsi kandi ni n'uburenganzira buteganywa n'itegeko ko umuntu wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba yuko ishyingirwa ritakorwa iyo bigaragara ko afite ibimenyetso. Ibyo ngira ngo tubisanga muri rino tegeko rigenga abantu n'umuryango, ni mu ngingo yaryo y'181 kugeza kuri 190 hafi na gatatu, ariko cyane cyane mu ngingo y'181 niho batubwira ko ibirana no gutambamira ishyingirwa. Umuntu wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba ko ishyingirwa ritaba, bishobora gukorwa mu magambo cyangwa mu nyandiko. Uyu munsi rero uyu mudamu yagaragazaga ko ashobora kuba afite ishyingirwa n'umugabo we bita Vincent, wari ugiye gushyingirwa mu buryo bukurikije amategeko. Yaje rero arabitubwira, atubwira ko yabyaranye n'uriya mugabo, ariko biza kurangira dusuzumye haba ari mu bitabo byaho yavuga ko bashyingiranywe ni Bumbogo, dusanga iryo shyingirwa ntiryabayeho. Turebye muri system dusanga ntabwo byabaye. Yagaragara nk'umuserebateri, umuntu utarigeze ushyingirwa, n'umugabo ashaka gutambamira iryo shyingirwa wari wagiye gushyingirwa nawe yagaragaza ko atashyingiwe. Tumusaba ibimenyetso arabibura. Cyakora icyo twashoboye kubona koko umugabo yemeye ko babyaranye. Ubu urumva rero mu bundi teko ravuga ngo mu bibaho byose uburenganzira bw'umwana nibwo bugomba kwitabwaho. Twasabye rero ko umugabo akora icyo bita kwemera umwana, akakamanisha mu byo bita ibitabo bijyanye no bitabo byo kwemera umwana wabyawe utaravutse ku gushyingiranwa, ibyo bita registre des actes de reconnaissance. Umugabo rero yamwanditse, ubwo birumvikana nimba yamwanditse biramuha n'uburenganzira bwo kuzamwitaho akamurera. Ariko nanone kuko umugore avuga ko afite ibimenyetso kandi akaba atabitugaragarije, twabwiye umugabo ko bishoboka, biri mu ngingo y'193. Icyambe twaje bo bagiye ko anese waruzi ko n'umugabo yabyaye, ati nari mbizi, atari ko nzi ko atasezeranye. Hanyuma n'uriya mudamu avuga ko umugabo yasezeranye nawe ibimenyetso yabibuza, ariko twababwiye ko bishoboka yuko bigaragaye ko kuriya mugabo yarashyingiwe mu gihe haba hagaragaye ibimenyetso. Ingingo y'193 igika cyayo cya gatatu bivuga ko impamvu zatuma gushyingirwa bitagaciro mu buryo budasubirwaho niyo bigaragaye ko ishyingirwa ryakozwe bwa kabiri, ishyingirwa rya mbere ritarasheshwe. Ibyo rero iteko zirabiteganya, ariko nibyo twagira uriya mureti bigaragara ko hari ibimenyetso wazabona nyuma, birumvikana wazabigaragaza, ariko amategeko ubundi avuga ngo mpa ibimenyetso nkurenganure. Ntabwo rero yashoboye kutugaragariza ibimenyetso byagaragazaga ko umugabo we yashyingiwe
cyangwa bashyingiranywe na Bumbogo twabajije mu bunyamabanga nshingwabikorwa bw'umurenge ndetse no mu biro by'umukozi ushinzwe irangamimerere baragenzura kuva 2013 ko bashyingiranywe 2013 2014 ntibababonyemo bivuga ko ibyo uriya mugore avugaga nta shingiro byari bifite n'impamvu twabashingiye. hari abo numvisha bavuga ngo systeme zirakemangwa muri iyi minsi nk'uwari wagiye gusaba icyemezo asanga nawe ngo ni umuseribateri kandi yarasezeranye nko ko bajya guhindura aho ntabwo byaba byagenze ikibazo cyabaye nk'icyo ngicyo. Ubundi ni nayo mpamvu tutagendeye kuri systeme gusa twanagiye kubaza mu bitabo by'umurenge wa Bumbogo aho yavugaga ko bari barashyingiranywe. Umukozi mu biro by'irangamimerere ajya mu bitabo yahere mu gitabo cya 2013 aho yavugaga bashyingiranywe urumva ntiyarazi n'umwaka yashyingiranywe barabibura. Tanga turebere mu bya 2012 ko yaba yibeshye umwaka baramubura. Tanga turebere mu bya 2014 ko yaburiye baramubura. Dusanga ntabimenye. Kandi hana kan ubundi iyo dushingiwe tubwiye icyemezo cy'inyandiko y'ishingiro ntacyo yari afite. Birumvikana rero nta bimenyetso. Ni wowe ubutumwa wagenera wenda abafite ibibazo nk'ibyo ngibyo nk'umuntu uhura nabyo buri munsi ubutumwa wagenera n'ubuhe? Icyambere nuko reka tunabuhere no ku banditsi birangamimerere bagenzi bacu. Icyambere nuko ubundi yishingiye abantu ubaha inyandiko y'ishingirwa kugira ngo n'igihe byaba ngombwa aho uzajya hose uzayerekane. Icya kabiri iyo nyandiko ubwo ndabona no kubashingirwa iriya nyandiko y'ishingirwa tubaha ni ngombwa yuko bayibika neza kuko ni ikimenyetso navuga simusiga kigaragaza ko ishingirwa ryabaye. Icya gatatu birashoboka ko hari n'abantu baba barashingiwe bakaba batazi ko wenda system ubundi turimo turabdatinga system ubundi iyo ufite iriya nyandiko noneho y'umwimerere niyo uzana bakagukosorera muri bijyana na system. Ahubwo rero icyo nashikaza abantu ubundi ushobora kuba baranashingiye koko system ikaba ibafata nk'abakiri ingaragu no kwihutira kureba ko system kuko birakoreka babarimo noneho bakajyanisha n'igihe bakagaragaza inyandiko z'umwimerere uko bashingiwe bagakosora. Ikindi nanone birumvikana abanyarwanda nangomba ko banabimenya ingingo y'193 ibuza ko ushobora gushyingirwa harabayeho irindi shingirwa igihe ritasheshwe kandi uburyo ishingirwa riseswa mu buryo bubiri. Ibyo biri mu ngingo ya 210 hafi na 4 ndetse na 118. Birumvikana ishingirwa ishobora gushyira ishingirwa rya mbere ni urupfu cya kabiri ni ugutana burundu. Iyo rero bitabaye ukaba warashyingiwe umukuba warabitse ya nyandiko noneho ukagenda no kugenzura muri system uko bihura hanyuma ukaba wicubuze ko icyo bita irangamimerere ryawe ryuzuye bitewe n'imiterere yawe.